imyaka umusaza wacu Kananura Patrice amaze 110. Sini twatugaye Imana amashyi cyane. Kumena Imana yacu amashyi cyane. Rero abahari Imana ibaha umugisha kuko muhagarariye abandi. Kananura ikintu cyambere yagiraga imico nakwagira imico myiza kuko ntaho yagiye agira imico myiza kuva yavuka kugeza kuri uyu munsi wa none twicaya. Kinishima Imana ko twamenye Imana kandi umurongo yari afite nubwo igihe cyabo batari bazi Imana, ariko ubu ngubu ndashima Imana ko twayimenye nawe akaba agejeje imyaka ye irabashije kuba yizi akakira umwami n'umukiza. Nabyo turabihera Imana icyubahiro. Shima ndabashimye cyane. ijambo ry'Imana, baratubwira ijambo ry'Imana hano n'umunezero gusa. Turagira ngo rero duhaguruke ko dushinze ibirenge hano, turagize iyi gahunda Imana ariyo rugira ariyo tugize. Mana yacu turagushimye uyu mwanya ko tuguwe neza, dufite ibyishimo ko twicaye muri iki cyicaro cyiza wateguwe. Turanezerewe yuko uyu munsi ugeze nta gikuba gicitse. Mana turabigushimiye,
turagushimiye ko wateguye imitego yose y'umwanzi utugeza hano tugubwa neza. Niyo mpamvu dufite umunezero, niyo mpamvu twishimye mu izina rya Yesu. Tubohoje ikirere cyano k'amabuye muri iki gice, dusabye umwuka wera amanukire hano hantu. Mbaraga z'umwuka zimanukira aha mu izina rya Yesu. Mbaraga z'umwuka zimanukira aha, gahunda zose turazikweretse ziyoborwe nawe. Tugukomeye mu mashyi menshi ku byo duhaye mu izina rya Yesu, amen. Nimwicarire, murakoze. Turagira ngo rero turarike mukuru w'umuryango aze aduhere ikaze abari hano, kandi ayerekana umuryango kugira ngo imenyane. Ni karibu Muzesenyange. Myaka umusaza wacu Kananura Patrice amaze 110. Sinitwatugaye Imana ngasitani. Hanyuma twakiriye umuryango mugari wa famiye Muhire n'abawukomokaho bose. Twakiriye inshuti n'abavandimwe bo hirya no hino, abatumirwa abaje kubana natwe. Mwese muhawe ikaze. Uyu munsi ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ibyishimo nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivugaga, ariko cyane cyane mu muryango wacu abantu bageza kuri imyaka ni bake. Ahandi nabyo turabishimira Imana ko turama, nubwo umuntu hameze ko ariko abakitubwira amateka, abatuyiduha impanuro, abakitubwira byinshi. Biro nibyo gushimirwa n'Imana. Twagiriwe amahirwe wacu yo kugira ngo Imana ijye iduhaza uburame. Ntabwo ariko tugikoze bwa mbere, hari n'ahandi twagikoze, ariko ngira ngo kizakomeze nubwo tuzasaza n'abana bacu bazajya badukorera icyo kintu, kuko birashimishije. Byakabaye byiza kuvuga umuntu akiriho nawe akiyumva, akumva ibye, atari bya bindi umuntu amara kuva mu mubiri bakajya hariya ngo bagiye kuvuga amateka ye. Ni byiza ko tuvuga amateka ye. Patrice arahatwumva, umuryango w'umwegereye, abo banye bari hafi, kuko nabo baraza kubivugaho. Ariko ntatinze, reka nsabe umuryango wa Kananura ubanza uhaguruki, kandi ndasaba ko dukomera Imana amashyi tukamwakira. Noneho zamura ibiganza usuhuza umuryango. Ugere gutya. Abakobwa bari baracyari mu mirimo inyuma? Barahari, nibaza imbere. Nibaza imbere hano bo. Abana bamuze Kananura. Muze hano. Komera Imana yacu amashyi cyane. Karurangwa ntaraza. Hari abakiri mu mirimo inyuma, ubwo turihangana turaza kubabereka nyuma, kuko mu gikari naho hari ibintu bikenewe. Rero abahari Imana ibaha umugisha ubwo muhagarariye abandi. Mwikomereze. Ngiye gusaba buri nzu izajya izahangaha. Reka nkurikizeho umuryango wa Semaceri. Hari abari inyuma mu mirimo, ariko abari hano. Kandi niba tuvuze n'abakazana, niba tuvuze umugabo akaba afite umugore bazane, niba tuvuze umugore wabyawe muri uwo muryango akaba afite umugabo bazane, bose n'umuryango n'abana b'umuryango. Mukecuru ari he? Dona. Mukecuru ngwino nyina w'abana. Barimo bakira, nibaze hano. Bamukandahira ko nababona, basiganire ko nababona bari mu mirimo. Mukecuru nazi. Ihangane mukecuru, sindagira. Baguhe ya nshyimbo yawe rwose. Aba ni abuzukuru ba Semaceri, nabo ntibajya hirya y'umuryango. Hari abari inyuma mu mirimo.
Iyi niwe Semaceri mureba ugeze aho afata imbago, niwe Semaceri wasigaye muri aba bantu. So ntabwo twakomera Imana amashyi. Ariko hari umuntu wabonye Etienne nawe utambuka uza hano imbere. Muze mwese Abantu barimo bavugwa ni bari umuramuze Kananura bamusabwa muhaguruke ducunguze igihugu kiri. n'abuzukuru Abakazana abakwe mwese muze. Mugira kete di. Uruza. Ubwo abo mutabona bari mu mirimo mu gikari, ariko Zese namaze n'abana yomokaho n'abakazana bose bazi. Abandi bo bashoboye kuboneka tambuka sha. Bahagarariye abandi badahari, hari abadahari, ariko natwe umuryango wagumye kwaguka, reka nabwo dufatanye gushima Imana tubakomera amashyi. Reka nsabe umuryango wa Kampayana uhagarariwe na Nyabudara yahaguruka nawe niba hari n'abandi bazanye, ariko akaza ubone kure bari mu Mutara, ariko washoboye kuboneka n'uyu, sinzi niba ari abana baje namubonye mwe. Abandi ngo baracyari mu nzira, turaza kubakira inyuma. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Reka twakire umuryango wa Gasana. Abakomoka kuri Gasana baze hano imbere. Imana ibahe umugisha, kadukomere Imana yacu amashyi. Umuryango wa Gasana urakoze. Reka twakire umuntu umusingakazi hano ukomeye mukuru, tuzi ku izina ryitwa Jajya, ahagurukiye n'umuryango bazanye aze hano tumuha. Mu bantu bakuru ari naze hano Jajya si inkumi biramunanira, igira hirya shamwereke najye hagatanga umuntu. Uyu ni umuryango we bazanye, hagarara neza Jajya. ngira ngo Jajya mureba hano niwe mukecuru mukuru muri uyu muryango ngira na Kananura. Uyu Jajya twamuvugaho byinshi mu gisekuru cyacu, niwe mukuru. Nubwo Kananura mutenda nk'umukuru, ariko mu gisekuru niwe mukuru. Nawe ubwo aramubyaye nyirasenge, twebwe rero turi n'abuzukuru. Uyu akaba ari umuryango wacu. Jajya turagushimiye, isubiriye mu mwanya wa Imana iguha umugisha. Tugiye gusaba Senyange nawe mu muryango wa Kavumvuri. Umuryango wo kwa Senyange ukabankomokaho ni muzi. Karibu b'abakobwa bariye twazanye, utambuke muzi. Abantu umuryango Senyange ariko ahagarariye
umugisha mugende mwicarire. Ese bura wakomeje ukamfasha usoza igikorwa ngaho ukomeza umfashe. Erega nanjye muzabukuru ndimo ndegereza yerekana abandi yanjye kuba ampaye umwanya niwe muri iyi minsi uhagarariye umuryango wa Muhire, kuba ampaye umwanya reka nkomeze. Reka rero hari abandi bantu badakomoka kuri abo tuvuze, ariko hari ngiye gusaba abakuru bazi ku izina rya Mukankuranga Ajyejuru, nawe umusingakazi muri umuna w'umukecuru uriya Ajyejuru, tumwakire. N'umuryango we niba hari n'abakwe n'abakazana, ngira ngo usibye Kavurati na Karumeri nibo bari hano, hari no murumuna we ariko ntibari hano. Ko tugifite amahirwe kugira abantu batagifite akantu kirabura ku mutwe, ibi ni amahirwe mu by'ukuri. Aze anaraza no kudufasha mu buhamya ko barabanye barahiganye muri iri shyamba. Iyi misozi bayibanyemo kera mbere y'uko abantu bahunga 59 barahiganye bakoranye. Hari abantu dufitiye hano babyara bacu, hari umukecuru masenge wacu, umukecuru Kabatanga kwa Rutuku, ariko ngira ngo hari abana be bari hano, yari mushiki wa Sabe Maceri, nagira ngo baze hano nabo tubakire mu izina ry'umuryango wa Muhire Family. Abenshi tunabibuka duheruka n'abakiri bato, natwe turi impinja, ariko iyo tugize amahirwe nk'uyu wo kubona abantu nk'abo turabizirikana nibura muze. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo mvire hano mu itente rimwe, hari umukecuru Kabuseni bamwita Mama Zahirwa, ariko muzajya munyemera mvuge na kera kugira ngo abantu hano bakuru babimenye, bamwita Nyiranzayari. Igira ijuru tukwakire mu izina ry'umuryango wa Muhire. Uyu ari byose mu muryango no mu itorero arimo, uyu ari byose. Ni mpamvu mureba twamushyize inyuma ya muzehe. Umuryango arimo Abarore n'Abasinga n'Umurorekazi, Abarore n'Abasinga. Tuzajya dufashanya mu by'ukuri, nubwo ndi hano ariko hari abantu ntibuka neza. Hari rero umuryango wa Mugomanyi, hari abana bengira ngo bari hano n'abuzukuru, bakwigira imbere hano tukabakira mu izina ry'umuryango wa Muhire. Abana baze hano. Imana bahe umugisha no kuri mwakoze kwigomwa kuri kabana muri uyu mwanya. Nabivuze ko nubwo magaze hano bagenda bamfasha abakuru, hari umuryango wa Gaseka uri hano n'umuryango wa Munyeragwe,
nubwo ari abahinda ndaza kubisobanura biteguye baze hano imbere. Umuryango wa Gaseka kuba ari hano n'abavandimwe n'umuryango afande turakwakiriye mu izina ry'umuryango wa Kananura, umuryango wa Muhire muri rusange, Imana ibahe umugisha. Umuryango rero wa tuvuze Munyerago ni umuhinda ariko yari yashatse mushiki wa Kananura Nyiramajeni, baze mbere barimo basemese bakajuruga, barimo amazira nkoni twitaga gitabi, amazina muze hano Mashinga nimuze, ntabwo ndi bubareke, ari amazina yo mu bwana, ni babyara banje nibankubita. Aba n'umuryango wa Munyeragwe, mpamvu bavuze gutyo mu tuzina two hambere, twarakuranye n'abavandimwe babyara bacu, amaraso y'abasinga burije 50 barayifite, ni mwige ni 50 n'abahinda 25 service ngo ari mu 25 birangana. Umuntu wagutwisa amezi 9 burya dushatse ubwo twamuzamura tukamugira, tujye gusaba umuryango wa Murindahabi. Murindahabi impamvu tujye kumuhagurutsa ni umurongo, ariko nyina n'umusingakazi ndaza kubisobanura. N'abana be bari hano nababonye, abuzukuru nibaze hano tubakire, ndaza kubisobanura. No tugera mu gihe cy'amateka ndaza kubisobanura. Ese wabo Rwabirinda yashatse nyogokuru, uyu niwe mfura ye, mfura na se barangana, ariko nsanze nta tuva aramera, ntago ndabara Jacques ntamvi ndeba, narebye nsanga aracyari muto. Murindahabi ahise amumenya mukecuru. Abantu bakuru buri kintu basigaye badufasha muri iki gihe. Mbuze Rwabirinda n'uw'Amasatura, uriya mukecuru yavukiye Rukindo, babana babaga kwa Masatura. Rukindo ririya abarongo bari baturanye, abasinga bahaciye bagenda, abasinga bari mu bidudu bya Mwendo hano baciye, bari baramuba bahita bajya mu bidudu. Rugema n'abahasigaye bamuriga nkiko ahise bajyana mu bidudu bya Mwendo, niho bari batuye. Senyange arakoze, murakoze. Rero dushimiye n'abandi bantu tugiye kwakira imiryango ituranye na Kananura inaha. Tugiye kwakira abantu batuye inaha mu muryango wa hino y'umuryango wa Kananura, abaturanyi nibagejuru barimo Muzehe Karita, hari n'abandi bose bari hano. Mugejuru tubakire mu izina ry'umuryango wa Kananura. Abutera bariya benshi, ni benshi tuziranye, ni benshi. Agurikije Munyeragwe, mwanga kuza muri abakazana ba Munyeragwe, ndeka mbazane. Uyu ni Mukakajuruga, uyu ni Mukasemisibo. Hari rero n'abana babo bari hano, muze mu by'ukuri muze hano. Madamu wa Bitoke vayo hano, muba mwanze kuza kandi mbazi, mureke muze. Chantal ari hehe? Chantal naze hano. Ntibaze bene Munyeragwe, aba ni abagore babo. Ngiye kubisobanura. Uyu ni umudamu wa Semisibo n'uwa Kajuruga. Uyu ni uwa Bitoke, ndaza kubivuga. Uyu ni umudamu wa Bitoke. Bitoke yashaje ngira mu mwaka ukurikira ushize, avuga ko yashaje. Bitoke yarakiri muto,
twari mu kigero kimwe, ntiyashaje. Rero urwego rw'umuryango, Munyerago yari imfura, hari ikintu yakoze. Uyu umubyeyi Chantal ni umusingakazi wacu, yaje gushaka muri uyu muryango. Turi ku rugamba, umugabo we yaje kugwa ku rugamba, bafitanye umwana umwe, yari yaramusize, aratabarira igihugu. Ariko Munyerago aravuga ati ntabwo uyu mwana yajya kwangara mu basinga. Ahita abwira Semisi ati Semisi, fata uyu mugore ibya bitoke nako bya bwankarikari ngibi uzayimutungisha. Ubu ni muka Semisi bo, umugore Imana iguha umugisha. Turabakiriye abakazana ba Munyerago. Turaza gufashanya, singira umuntu hari ikintu nakiriye muri Ndahabi, ariko nari kubakira mu izina Sangwa najye hejuru. Butera bwa Sebigabiro. Sebigabiro ni umukobwa wa Nzakamwita harya mukecuru umfashe, yari mukuru wawe, yari murumuna wawe, yari nyirasenge we, yari nyogosenge, ariko ndabara mukecuru, yari mukuru wa mukecuru. Nzakamwita Butevayo hano, Butera bwa Sebigabiro. Uyu ni umwuzukuru wa Nzakamwita mukuru wa mukecuru uriya. Nabisangwa naze hano, Bisangwa bwa Sezirahiga w'umurongo naze hano, n'amafigi arahari. Byandenzeho mba nabazanye na Murindabi. Abantu dufitanye igihango. Madamu Bisangwa avayo hano, twisanzure tuvuga abantu baje barahari. Aba barongo dufitanye igihango gikomeye, twabashingiye nk'inshuro 3, nabo batwaye abacu nk'inshuro 5. Ndaza kubisobanura mu mateka. Murakoze, Imana ibahumugisha. Aze namubonye, ndaza kumuvugaho mu mateka. Rurosho uyu muramureba ari umusore, ariko Rurosho simuzi mu bwana bwe. Uyu ni mukuru, ari mu myaka nka 70. Namenye ubwenge mu 70 nasanga Rurosho ari umusore mu bikumba. Ntabwo yambaraga epfo gusa, yirirwa bakamwita ngo ntabwo katiteresha, ntabwo yambaraga isha. Yari umusore uhamye, yajyaga mu iriba. Bamurinda barabizi, baradahiranye. Imana ibahumugisha. Ni mwene Gashuma Karukuya, n'umushingo. Mwene Gashuma Karukuya, Imana ibahumugisha. Aba rero aho duhurira, nyina muze Sebuku ni Gashuma, niyo mpamvu tuzajya tubihuza, niyo mpamvu reba tutabasiga, dufitanye kandi na mukecuru ahari. Ni inshuro 2 muri Gankiko sekuru wa Sebuku nawe yari afite nyirasenge warukakaza. Urumva ni inshuro 2. Uyu muryango rero turawuzirikana nk'uko aba barongo nabo tubazirikana. Twashakanye igihe twagiye twisubiranamo. Nyina Bisangwa n'umusinga, nyina Murindahabi n'umusinga. Natwe batujemo inshuro zinga. Urumva ko mu by'ukuri abo bantu baba bakenewe kubana muri iki gihe nk'iki ngiki. Musaza Gejuru na madamu niba yaje vayo hano. Musaza n'umuhinda. Abahinda nabo, mukecuru n'umuhungu wa mukecuru, hari n'umwana wahoze utwaza mukecuru naze ni mubyaye. Urumva ko umuhungu wa mukecuru. Imana ibahumugisha. Mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya. Hari abandi bantu rero, Madamu Serubibi, Madamu Karorero muzi imbere hano. Madamu Rurangwa ntabwo nakubonye, vayo hano. Muzi imbere hano. Twagiriye amahirwe mu basinga, Imana yaduhaye abagabo baje. Serubibi nagaruke hano, Rurangwa naze hano, Karorero nagaruke hano. Umuntu ahagara iruhande y'umugore we. Diane Justin, Madamu Justin.
rwa Murango ko ntakubona. Juste madame wawe nako Karole Jide madame wawe ntabwo yabonetse ari mu kazi, ariko ndagira ngo mpamagare Bosco irike yigira imbere nawe mu bantu batahagurutse muri uyu muryango. Uyu ni umukwe wa Kananura, bebe vayo hano, hari abantu bagiye banyi nzajya mvuga yitwa Uwizeye, ariko yari umwana uteye imbabazi ari mutoya bakamwita Kabebe. Birafa rero Bosco, Imana ibahe umugisha kuba twabanye muri uyu mwanya. Abana ntabwo arahagera, naza turamwakira. Ngira ngo murabireba nubwo bahagaze ko bimeze. Ngira ngo muri uyu ni Rurangwa rwa Kananura, uyu ni Karorero wa Semaciro ni madamu we, uyu ni madamu wa Karorero. Ariko abantu bakurumva ngira ngo uriya hari umugabo musaza bitaga Rukakaza rwa Rwisegenya, yari umutware wa Kanazira n'umwuzukuru we. Abonzi by'isekuru nzajya nkivuga kugira ngo babasaza babimenye, barabizi cyane, barahiganye. Rukakaza yarasiwe hano umwambi wo mwivi, ngira ngo byamuvirijemo gusaza. Uyu ni umudamu wa Karorero nako wa Serubibi Imana. Uyu ni umudamu wa Rwamurangwa, uyu ni umudamu wa Bosco. Imana ibahe umugisha. Rero ngira ngo Imana ibahe umugisha. Murakoze. Safari wa Gatebuka wa Kabindi vayo hano, no musinga wo kwa Kabindi Gatebuka bivaga ndimwe nabwiruka, ngira ngo batabizi no musinga. Imana ibahe umugisha. Aba impamvu nibo mbivuga, aba n'abavandimwe mu by'ukuri, mwihangane tuvuge abantu baje. Uyu ni umuvandimwe. Imana iguhe umugisha. Murakoze. Rero ngira ngo sinasoreza, hari umuntu tutakiriye, abantu twabakiriye, abaturutse hirya twabakiriye. Abo bute ntabwo hagurukanye n'umukecuru wa, mu by'ukuri ntuzaduhagurutsa abantu bute mukecuru haguruka utagira ngo wenda twagire Sebadende mukecuru na mukecuru murumuna wa, hari abantu ujya gusaba murumuna wa mukecuru Mujabera, nzajya mbavuga Musanabera, mukecuru wa Sebadende na mukecuru muhaguruke bazi imbere. Muze hano imbere. Kabakeza ka Karibwami Murore na waze. Hari abantu mwaherukaga mu myaka nka 20 nyuma ya Jenoside, ngiye kujya mubonera hano. Yahaya vayo hano. Yahaya ni murumuna wa Semisibo, ntabwo nabyibutse wabazanye muri bene Munyeragwe. Uyu ni mwene Nyamisare yakurikiraga Munyeragwe, ntabwo nabyibutse mu by'ukuri. Imana ibahe umugisha. Rero uyu mukecuru mwe muretse banze bavugi, umukecuru akurikira mukecuru Mujabera, uriya mukecuru wa Semaceri. Uyu ni umukecuru wa Sebadende ni mwene Serusine. Abagema-ngabo. Umukecuru wa Butera ni umuhinda, mba namuhamagaye na musaza, ni umuhinda wo hafi y'iwanyu cyane. Uyu ni umugabo Butera. Uyu ni umurore, mba namuzanye na nyina. Uyu ni mwene Karekezi ndakakaba Karibwami Kabakeza. Uyu ni mwene Nyamisare ni umuhinda, nawe aba nabahinda. Imana ibahe umugisha. Impamvu rero umuntu ntakiriye ambabarire, mu by'ukuri tugiye kubera igihe, tugiye kwicamo, tugiye mu mateka. Kayinamura arahari se? Kayinamura nibwo ikiza igire hano. Kayinamura Kanyamanza afitanye amateka na Kananura ndibuze kuvuga. Nyirasenge Mukamusoni
niwe yabaye umugore wa mbere wa Kananura, urumva ntabwo uyu igire hino turakwakiriye nako kena ni Kanamura maso nabaha uyu mukecuru Kabaruta ni wa Seduri. Ubu ndagenda mbibutsa abantu ba kera mutaherukaga. Imana ibahe umugisha. Uyu ni umucyaba, uyu ni umuha ntibeshye ngira ngo reka ngo banze baramukanye baherukana kera n'abasaza. Ngira ngo rero reka nsubize umwanya Kabagema uko yagenye gahunda. Ngira ngo ndagira ngo sabe Buramba garuke. Bibiliya iravuga ngo umuntu ntiyakora ibyiza azemerwa. Bura mu izina ry'umuryango ndagushimiye. murakoze cyane. Buramba yantangaje. Ariko ndagira nibagiwe korari mumbabarire, ntabwo korari ndaje nyikwakirire. Imana iguhumugisha. Amavuta mfite ntabwo yafite. Wowe ufite yo kwakira. Ufite yo kwakira umuryango. Ndagira ngo nakira abakozi b'Imana. Nanjye ndi umukozi w'isizwe. Haleluya. Ndagira ngo nakire umuyobozi yazanye nabo ari we utubwira ijambo ry'Imana. Ahaguruke Jean Marie Ruhe, hanyuma tumwakire atwibwira amazina. Niyamara kutwibwira amazina atubwire korari amazina yayo, atubwire n'itorero, hanyuma tumwakire. Karibu. Haleluya. Amina. Amazina nitwa Munyaneza Jean Marie Vianney. Hanyuma itorero dusengeramo ni EAR cyangwa se Anglikani. Rero kubw'igihe ngiye kubereka abo twazanye. Ndasaba korari haguruka iri buze kuririmba. Sabe n'abakristo bandi nabo turi kumwe nabo, kuko uyu muryango ni umuryango tubana nabo kenshi mu itorero. Abakristo nanjye namukoreye mu ngata, nige ukuriye abakristo. Mwarimu ntago yabonetse kubw'izindi nshingano yagiyemo. Hanyuma undi muntu nawe w'umusaza kandi tugira mu itorero ni Kanoni Mihanda James, nawe hari izindi gahunda yagize ariko turaza kubana. Ndumva natinze, rero twakomeza kwishima no kunezerwa kubera Imana yatugabeje uyu munsi. Amen. Komera amashyi abakozi b'Imana. Imana ibahe umugisha. Dukomeze gahunda. Tunejejwe n'Imana mu mitima, turishimye turishimye. Tunejejwe n'Imana mu mitima, turishimye. Haleluya n'ururimi rw'igiheburayo ruvuga ngo Imana ishimwe, hanyuma tukikiriza ngo amina, ruvuga ngo bibe bityo. Byose ni indimi z'abanyamahanga ariko turabivuga tukabimenya. Turagira ngo rero tugeze mu wundi mwanya mwiza cyane, mwiza. Abasaza n'abakecuru mu mwanya wabo turakomeza bakomeze baganire, ariko twe tugeze mu mwanya w'amateka ya muzehe Kananura. Twahisemo rero Buramba agiye kutunyuriramo amateka, hanyuma mutega
mutega amatwi rero mwumve. twahujwe n'amateka nta kuntu mwene Rwamafigi yaza n'abuzukuru ngo baze bajye hari Karege ka Nkuru Nziza haguruka uzi hano. Nkuru Nziza n'umusinga ni mwene ubu koko mureke muze hano nawe umukecuru no Karege abana bava bacu ni bene Nkuru Nziza ngira ngo twakira abantu baza muhigira wabuze na madamu muhigira uri he muhigira na madamu mwene Semaceri Semaceri mu Akananura hano Kigali ariko abandi hari benshi baturutse mu Mutara abandi bari Kigali aba bose ni Kigali ariko hari baturutse mu Mutara muze rero no umwuzukuru wa Semaceri umwana bari kumwe urano murindira hejuru kwa Kabera Kandereyi n'umukobwa we bagira ngo abantu bamenye bari batuye hirya hari Rukindo aho bita hirya Rukindo Kindonyi bahindira hejuru bari batuye Kindonyi. Imana ibamugisha rero namwe turabakiriye mu izina ry'umuryango wa Kananura turabishimiye turanabashimiye ko mwaje mu butumire mwabwitabiriye sibyo ko bamwe tutabatumiye mugomba kuba muhari. Imana ibamugisha murakoze. tugira ngo nejo nuhura n'uyu muryango uzamenye ko Karege afite abavandimwe hari igihe uri muri byo hari ukagira ngo ntabavandimwe ugira kandi bahari. Uno umwuzukuru wa Nkuru Nziza ngira ngo murabareba Mugisha yaje aba nabuzukuru ba Rwamafigi suko mu byukuri ari igihe mukuru muri uyu muryango ahubwo umuryango ni uyu munsi wahisemo ngo mvuga amateka ya muzehe Kananura igihe ugiye kuyavuga mu byukuri Kananura yamureba Patrice naba nk'umwuzukuru we ntabwo ari umwuzukuruza ndabisobanura. Kananura ashaka Mukamusoni mwene Maso Nyirasenge wa Kayinamura uriya yamushatse 1947 navutse mu 71 harimo imyaka 24. ubwo rero nta umwuzukuru we ugereranyije igihe yashakiye ariko Kananira mu mateka ye yatubwiye ko yashatse akuze mu byukuri akuze we hari uburyo yabivugaga ntashaka kuvuga yambwiraga ati muri Ruzagayura kuko uzese Maceri bavutse mu 39 Kananura bakamiraga abandi bakuru be bamajanja n'abandi bagiye guhaha Nduga icyo gihe bavugaga ibihugu by'icyo gihe Nduga cyangwa se bakajya mu Gisaka hirya hano aho bitazakibungwa muri Ngoma Nduga ni Muhanga cyangwa se wajya Nduga y'epfo y'amajyepfo ukajya muri za Ruhango na Nyanza. Rero icyo gihe nicyo bajyaga bajya guhaha igihe cya Ruzagayura. Kananura rero uzase bukunda Kananura yabimbwiye ati jewe n'igihe wasigaraga mu nka cyari igihe cya inka zivuye muri cya gihe cya Kongoresi noneho inka zari ntabwo zamuneraga kuzikama yari umusore ariko 47 Ruzagayura mu nka muko ya Ruzagayura byukuri yarakuze yambwiye ko yashatse ari mu myaka 27 n'umunani hafi 30. Kananura rero tuje kuvugira amateka uyu munsi abamubonye kare nashushe n'umwimura mukura kuri ntebe kugira ngo azi imbere yaravutse avuka arakambakamba nk'abandi arahaguruka afata amaguru abiri ariko uyu munsi ageze ku maguru ane aragenda zirankoni mwabonye agenda buka inkoni ebyiri ni ukuvuga ngo yashyize handi maguru abiri. Uyu munsi turamwimyaka 110 niho twafatiye ariko ureba arasa n'uyirengeje kuko urebye muzehe Kananura yambwiye ko yamenye ubwenge asanga bari ku Cyoma hari gereza bari ku Cyoma nyuma baza ibyo navugaga Rugema ni wari mukuru muri munara yari muri Ganyiko kurikirwa na Rubambana bari bamaze
gushyingira kwa Masatura bashyingira Rwabirinda basa n'abaca Rukindo, abarongo bari Rukindo bahaba igihe gito. Sebukwe no yavukiye, ariko Semaceri we kuko batatinze yavukiye mu Bidudu hano bya Mwendo. Nasenyunguka yajyaga arahira ngo Habimana turi mu Rusakasaka, Mukandahiro yigeze kumpamagara arebye Mwendo aciye hariya n'amaguru atari ko burati Mwendo ati mu Bidudu, yibutse ibya Rugema. Rugema rero abantu bose yarabazanye batura Mwendo mu Bidudu. Muzehe Kananura rero uyu nguyu mureba ni mwene Rusesabagina. Abantu benshi bamuzi ku izina ngo yampaye nk'amajanja, bazi ko se ari majanja, ariko mu by'ukuri majanja ari se wabo. Ntabwo Kananura ari uwa majanja, n'uwa Rusesabagina. Rusesabagina yavaga indimwe na biri ku nzira na majanja na Kamenangiga. Mukecuru uyu nguyu mureba na Mirembe, mukecuru yarashaje, ngira ngo uyu muri bene Rugema niwe usigaye. Niyo mpamvu tunagushimira mukecuru kuri uyu mwanya kuba wicaye hano. Kananura rero icyo gihe ise Rusesabagina yarahuse arahuta, asa naho asaza, ariko Kananura n'abashiki be ndaza kubisobanura. Kananura bafite nyina Rusesabagina yashatse abagore 3. Ujye kubisobanura nuko Kananura afite abavandimwe narinzi ko turi bubone hano bo mu Batana bakomoka kwa Gakamba. Niba bari hano baza hano tukabakira. Mu by'ukuri twishimye kuba turi kumwe hano. Nyina Mirembe yabyaye Kananura kwa Rusesabagina, asiga Kananura agenda mu Batana kwa Gakamba, abyara umuryango mugari. Niba hari uri hano ariko yahaguruka twarabatumiye, niba hari uri hano yagejeje mu by'ukuri tukamwakira, urukomoka kwa Gakamba. Rero ageze abyara abana barimo barw'intende, barimo ni benshi. Umuryango kwa Gakamba n'umuryango mugari. Kananura rero asigarana na Rugema. Nyiraromba nubwo arahira Nyiraromba akarahira amajanja, Rugema yamuhaye Rudasibizwa n'isekuru, akarahira amajanja yamuhaye Ruvugamigabo, akarahira Nyiraromba yamuhaye abo bantu abarahira cyane yamura Nyiramihigo ya Rutare rwa Sebukwe Mwambari. Ibyo bintu rero Kananura yakurahiraga abo bantu 3 byabaga bisa naho Kananura aciyeho umurongo. Kananura ni imfura ikarabye, ngira ngo n'abandi bose babivuga. Igihe muzi kuri ubwo bupfura bukeye asa no kugira ibyago, inka ze imodoka irazica, aza kwishumbusha inka kuri data muhinka aranitura muri makerero. Muzehe Kananura, jewe ngize Imana yo kukuvuga wibereyeho. Nabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ibyo nshaka kuvuga kuri Kananura ni ibikorwa bye naho amateka yavuzwe. Ibikorwa kandi mbushaka kuvuga ntabwo ntibimara umwanya, nta n'iminota 20 ishira. Icyambere hari umwana wavuze ati Kananura yagiraga ibintu bitatu. Yagiraga gukunda inka, agakunda abantu, agakunda ibyo yabivuzwe. Uya mwana nabarabizi. Nanjye rero nshaka kubabwira Kananura ikintu cyambere yagiraga imico nakwagira imico myiza yo kuvuga ntaho yagiye. Agira imico myiza kuva yavuka kugeza kuri uyu munsi wa none twicaya. Agira imico myiza ku bantu, agira imico myiza ku muryango wose, agira n'imico myiza ku nka. Wajyaga kwahirira inyana, akahirira inyana z'ibiraro bigeze kuri 5. Imico yakoze abantu bose bumva ngo Kananura nkuheka ari abana, ari nkuko bisanguriye yabivugaga. N'abana yarabahaga, n'abakuru yarabahaga, nta muntu atahaga inka kereka kuba bagatamuciye imbere. Niyo mpamvu nababwiye nti ibya wavuga bya Kananura ntabwo yabivuga ngo bizarangire, kuko Kananura imyaka bavuga imyaka 110 ntangira kumureba neza. Jewe ubu mfite imyaka 85 kandi nabonye Kananura ari umusore. Ubwo rero urumva muri iyo myaka yose
igihe cyose kananura imana yose ikeka umuntu ariho ubu habaye umunsi mukuru watunejereje habaye umunsi mukuru mwiza cyane kuba bavuga ubundi rero utwara umunsi iyo umuntu amaze gupfa bamuvuga ubutwari bakavuga ibyo yakoze bakamwita intwari ariko kananura icyagushimishije ni uko buri muntu wese ufite ubushobozi yakora ibi bintu akihumeka bakavuga akamaro ke cyangwa bakavuga ububi bwe ariko agihumeka yiyumvira ubu rero cyadushimishije twese ni uko bivuzwe kananura ahari abyiyumvira nawe tumureba mu maso n'ubwiza bwe n'ubuntu bwe n'ubugabo bwe tukaba tubivuga ahari mugira amahoro kumwe amashyi musaza cyane bagira ngo turarike muzehe Sebuku nawe atambuke avuga amateka ndabara mutamwese nitwa Sebuku cyane ndo Habimana wa Muniga nk'ikwa muhira wa Butura wa Karoro wase bitasha wa Nkashi wa Burayebera wa Rugema wa Kagina Kaburora warayimpungira ndo musenga wo kwa Burora uyu mugabo kananura imyaka y'amarahinye ni mukuru namenye ubwenge murehe ariko kananura yari umugabo yabanaga na data mu nka hitwa Nyagisozi yari umugabo mukuru ntuvuga ngo yabaga ashaka yari umugabo akuze bavuze ko yashatse atinze koko kandi ashaka umugore Mukamusoni mushiki wa Bakanyamanza na Biyombi kwara abana batoya je na Semacere na Gatasha kananura yakundaga abantu ndebuka adukubitira amata ahitwa Rutonde je na Semacere na Gatasha babuze aho bacuruzi inka yanga ko zirarana amata dukubita Semacere na Gatasha ngo ntazibone ikizikama aho zikamira baje ko bacaga mu ruzi ahitwa Shami uwe wamutsaga witwaga ngo ayibunzere yanga kubambutsa ngo nta mahoro bamuhaye kananura uyu bavugumya kuvuga ibigwi bye yari umuntu ukunda abantu agakunda inka kana sinzi ukuntu nabi kandi mwabana mwe mwakoze icyezo ndabashimiye mwarakoze cyane babantera mugi mubasenga barakenyuka ariko urambye ntava ku musozi ntabwo ndababeshya se majanja bagumye kuvuga yapfuye turi abana batoya cyane ngira ngo yanganaga n'uyu mwana umwuzukuru we nuko se w'umwana Nyabudara we yapfuye ngira ngo sinzi uko nabivuga kananura rero imyaka ye barayihinye hari kazina nasanze bamwita kuri urwo rwimo rw'uwo muntu ngo yitwaga Gashubi ni kera cyane ubwo rero mwabantu mwe abashobora baza bagira iminsi mikuru umuntu agihumeka bakumva n'ibikorwa yakoze kananura rero cyane umugabo bwe tumaze guhunga tukagera i Burundi data amaze gupfa kananura yatubereye umuntu muzima atubera umugabo atubera imfura je na Semacere n'uyu mwana Gasana maze rero icyo nababwira kananura bagumye kuvuga byinshi abatize nkatwe byinshi ntitugenda tubifata kananura ureba ko yari imfura i Burundi yahaye abanyarwanda aha n'abarundi inka ntabwo yatoranyije ngo aravuga ati ndaha abanyarwanda twavuye hamwe yahaye n'abarundi kuva ku kintu cyitwa umunyarwanda n'umurundi yarabahaye ndabivuga hari aranyumva basemisaba barabizi bararebaga bakayinamura n'abatahaye kandi genda upfuye nk'imfura mbambe bakakwambura ibyo banyita ubwuzu bwo kuvuga
ukavuga amateka yawe ugihari ni byiza cyane. Imana irakoze, namwe mwabana mwe mwakoze iki gitekerezo ndabashimiye cyane. Kandi uzaba akiriho muri ubu bwoko bwacu bwo kwa Muhire akaramba bajye bamugira uwo munsi mukuru. Bajye bamuvuga amateka agihumeka kireba, bamenye ko yari umuntu muzima, bamenye ko yakundaga abantu cyangwa yabangaga, ariko yiyumvire n'ibivu anabyumve. Kandi ushaje uri umugabo ntupfuye uracyariho, ntituzi iminsi Imana yaguhaye, wenda uzongera umare nk'imyaka 5 cyangwa 6. Ntabwo mbeshya. Rugema sekuru yapfuye ndeba ndi umwana, twari dutuye mu Gasenyi. None mwe abantu ndeke kurondogora, bavuze byinshi ndavaho n'ubwenge ndashaje. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ni ibintu bidasanzwe. Yavuze muzehe Sebuka avuze ngo apfuye neza, nibyo rwose. Na Bibiliya iravuga ngo nkapfa nk'uko abakiranutsi bagira bati bapfa. Kugira ngo ntapfuye neza se ubwo amaso yameze neza, arakureba akakureba icyoroshye. Icyo navuga kuri Kananura, njyewe navukiye hano Burenge, nitwa Gasana Sharire. Kuko njyewe navukiye, ariko Kananura ari Kananura ari Sembacare, hano twari hamwe, abo bose bavugaga nabi Buganda. Turahunga mpunga ndi umwana. Ngeze Kananura yari ifura n'ubu, kuko ahageze ahangaha n'ubu ureba abavuga cyane. Ndashimira hano mu muryango kwa Muhire, mwakoze cyane. Ndashimira n'aba bana bacu ibyo bakoze, tukaba twegeranye, twarahunze turatandukana abantu benshi, ariko tugeze hano mu Rwanda tumaze guhura, ndabona dutangiye kugaruka kugira ibyo abasaza ba kera bakoraga, bakundanaga i Businga, aho twari turi i Burundi. Ari nabo twatandukanye, bamwe bajya Buganda, natwe dusigara hari hano. Nkuko yavuze Habimana niwe ari mukuru, nawe tuvamo aritabarukira data, hasigara Kananura na Sembacari na Sebuhugu. Ubwo rero ibyo banavuze na Buramba ako kaciyemo koko, ariko mu bana bacu nkuko babivuze, ntawigeze aca hirya ngo arahunga kwa Kanara cyangwa kwa Sembacari. Barahuraga ugasanga n'abana bazima, twebwe bakuru tubabyara icyo cyatugiyemo. Akaduhamagara, twari tumaze gukura, tukamukorera turi abantu bangahe. Nako amateka ya Kananura, Imana ihore ikureba, izaga ubutabaru neza nk'uko uri umubyeyi. Ndibuka Kananura hari umugabo Sekaziga kumuha agiye mwiriba Kananura n'uwo Sekaziga nabarebaga bari mwiriba ryepfo epfiriya iriya ngo ryitwaga Rwamashaka. Ariko Kananura adahira Sekaziga uwo bamara gukura inka bagakina, abantu barakinaga bagategana. Kananura nuko nkuzi, wabaye umubyeyi, waradukamiye, twarabanye mu bikumba aho mariye gukura, nanjye ndabafasha. Nige naragiraga imisugi tugeze i Burundi, nkuko bari batatu, Sebuku na Sembacari na Kananura. Nkaragira inka, nkatangira ku itariki ya mbere, nkababwira ni yewe muruhuke n'ukuri rwose, ndagira imisugi. Nduhura Kananura nawe yakoranye na Habimana, nawe ku misugi yari uwo kwa Muhire, ku misugi
ari hamwe na Habimana yakoreye imisugi kanano nayo mateka nanjye inzi kugira ngo umusaza kome mu mashyi reka twakire rero Rurangwa hagarariye abana be. murakoze turashima Imana tugereje uyu munsi tukabasha kumva amateka y'umusaza. Numva ko twavutse heza tutagishimira Imana. Cya kabiri tuzabiharanira natwe. Yatanze inka tuzazishaka natwe tubasha kugabira abandi. Ubwo urumva ko basize mu ideni nzasigara nitura. Nzituzana niture. Murakoze rero. Ibi bintu ntabwo ari ku bwacu, ni ku bwa Nyagasani. Kubona umusaza nk'uyu natwe turasaba Imana ngo tuzageze wenda nk'icya kabiri cye cyangwa icya kangahe bizaba ari amahirwe. Kuko iyo ufite umusaza nk'uyu akageza imyaka nk'iyi, hari benshi uzi bagenda mu gihe cyari kiryoshye. Twagize amahirwe bamwe yo gukurana nawe, hari abatakuranye nawe cyane, ariko ubu niba turimo turaca akenge ko kumenya byinshi. Turashimira Buramba n'abandi bavuze amateka. Nibura hari icyo turimo tugenda twunguka, twari tuzi ibyo byiza, n'ababashije kuza aha ngaha ni kubwa amateka yiwe meza. Ikindi nakomozaho, mu gihe nanjye ntabwo nzi amateka menshi kuri muzehe, ariko gakeya amaze guca akenge, nabashije kubona ko abana neza bakibasha kuharagiramo. Nigeze kugirirwa amahirwe ndagirana nawe agira akigenda, ubonye nanjye nabashije kuhirana nawe, nabashije kubonaho ineza ye. Najyaga mbona ko tuzamukana tuje aha ngaha, gusa nk'umwana nyine hari utuntu ugenda wiga cyangwa ukagenda usoroma. Ubu ngubu ubibona ko gake gake ako ufite hari aho ugakomoraho. Ibyo ndabyo mbishimira Imana. Ikindi nshimira Imana ko twamenye Imana, kandi umurongo yari afite n'ubwo igihe cyabo batari bazi Imana, ariko ubu ngubu ndashima Imana ko twayimenye, nawe akaba agejeje imyaka ye irabashije kuba yizi, akakira umwami n'umukiza. Nabyo turabihera Imana icyubahiro. Cyaka kindi navugaho, ibi bintu twabikoze nk'ibintu by'imikino, ariko turashima Imana ko byavuyemo ikintu cyiza. Abandi baza kubivugaho bamwe, hari ukuntu abantu bicara bakabijyaho inama. Nk'umuryango wacu twese, Buramba turamushimira n'abandi twafatanyije na muzehe Senyange, hari mukuru wacu ubu ngubu tugenda tugenderaho gake gake twigaho byinshi. Aya mateka abandi rero ntabwo twaganira amagambo menshi, ariko twaganiriye na hari ukuntu umuntu avuka akisanga ubu navuga ngo ni njyewe umuhagarariye nk'umuryango. Ubu ni njye mukuru w'umuryango, ariko aracyahari. Ndamushima rero ko niba tubashije kuvuga ibigwi bye agihumeka n'abandi bahari, igihe yatashye azataha neza nk'abandi bose. Ariko ibyiza byose twaharanira namwe mwese muri hano turabashimira. Hari amagambo meza mwumvishije, hari byiza, ntabwo turabashimira tubikuye ku mutima. Ntabwo wabona ukuntu ushimira umuntu ngo wumve ko bishoje neza, ariko nkanjye n'abandi bakomeza bakomerezeho. Imana ibahe umugisha. Ibyo bamuziho agiye kutubwira. Icyuma ndabashimye cyane, ibyo mwakoze nta kese bashisha.